Yes right abakunzi bazamuka TV, gahunda igezweho noneho muri uyu mwaka wa 2025 ni gahunda yuko tugiye gukora, tugiye kujya tubagezaho ibintu bitandukanye buri gihe mukamenya amakuru amwe namwe, tukabavira imuzi n'umuzingo niba ariko nabyita, ariko uko biri kose ni ukuba hereza ibintu bifite ireme. So ubu ngubu noneho ibyo tugezeho cyangwa ibyo tugiye kubaganiriza ni ibyerekeranye n'igitaramo cya The Ben Mugisha Benjamin aka Tiger B. Right, ni Tiger n'umuntu n'ubundi umuhanzi nyarwanda abantu benshi bakunda, ariko nawe ubwiwe bitewe n'ubuhanga bwe n'ubushobozi bwe n'igihe amaze muri industry ya music nyarwanda, ni umuntu n'ubundi kuba yitwa Tiger cyangwa se ari cyamamare ni ibintu ntawe babiburana, ni ibintu yihariye kandi mu by'ukuri arabikwiye, aranabimerita mugani wa zandimi zo mu mahanga. So ikintu tugiye kureba rero ni igitaramo kiwe cyabaye kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025. muri make yatwinjije mu mwaka, koko yatwinjije mu mwaka wa 2025 turi muri bombastique, turi mu byishimo, turi mu munezero. Abagiyeyo mwabonye ko ibintu byari balabala, ibintu byari fresh. Twebwe rero twihuse dukubita tubangura, reka tubyite gutyo kugira ngo twihutishe tubagezeho ibyabereye, ibyaranze kiriya gitaramo byose kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. The Ben avuga aririmba indirimbo imwe yo bita Bikora yafatanyije na Shiba, iyo ngiyo rwose niyo ya nyuma. ubwo ngubwo tuje kubibagezaho kugira ngo mumenye uko icyo gitaramo cyagenze, ibyakiranze, udushya twabayemo, udukoryo twabayemo, yewe n'ibitangaza byabayemo, wenda kugira ngo mumenye ibyo byose. Twebwe rero mu buryo tugiye gukoresha ni uburyo bw'amajwi n'amashusho make twabashe gufata, kuko gufata menshi byatugoye bitewe n'abantu benshi bari bahari nuko byari bimeze, access yo kuyageraho byari bigoye, ariko make twafasha turagenda tuyabereka, ariko ibyinshi turabibasobanura mu magambo, murabyumva byose, mubyumva uko byari bimeze kandi murasobanukirwa. Aho kugira ngo ufate umwanya wenda ujye gusoma ahantu biri, usoma umwanya munini, tega amatwi Zamuka TV je kubikugezaho byose, igitaramo ko cyagenze cyose kugera ku munota wa nyuma, udushya twose twabayemo, udukoryo twabayemo. Ntucikwe muri video ntoya cyangwa se muri aka gace gatoya, ariko sindi bukite gato, ni muri video ifatika byibura tubibaganizeho uko byagenze. Reka twitereke rero bavandimwe, inshuti zanjye, banyamuryango wa Zamuka TV, inshuti za Zamuka TV, reka twitereke noneho dutangire cyangwa se twanzike tubabwire uko icyo gitaramo cya The Ben cyari kimeze. Igitaramo cyahawe izina rya New Year Groove and Album Launch. Uwo ni The Ben Big Tiger B. Right, nuko icyo gitaramo cyari cyahawe izina, ariko kera kabaye cyatangiye kiraba, bundi byari biteganijwe ko kiwe kutangira kwinjira ku matike, uko byagaragara cyangwa se ku mafishe y'igitaramo byagaragara ko kwinjira ari guhera saa 10 mu kadomo, saa 10 za Kigali. ubwo byagaragaraga ko amasaha n'ubundi igitaramo kigomba gutangiraho yariko byagenze. Muri ayo masaha rero saa 10 abantu bari batangiye kuza kuri BK Arena aho icyo gitaramo cyabereye, batangira kwinjira buhoro berekana amatike yabo nk'uko isanzwe, binjira mu mutekano, mu mutuzo wuzuye umutekano, kuko umutekano hariya wari ucunzwe neza. Twihuse reka tubabwire uko byagenze, nk'uko byari bisanzwe, cyangwa se nk'uko Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben yari yabiteguye. Mbere yuko we ajya ku rubyiniro nka mwenyewe, yabanje guha umwanya noneho abahanzi bato bakizamuka, barabanza barigaragaza. Bamwe bishimiwe cyane, babishimiye, abafana babishimiye, harimo nk'abahanzi nk'aba Jisha, wo bita Phil Emon,
uwo bita Shemi, Yampano, ndetse n'abandi batandukanye bagaragaye hariya ku rubyiniro. Kera kabaye rero The Ben aka Tiger B yageze ku rubyiniro, abamwakiriye ni MC Lucky Manzi ndetse na uramu mama w'umuhanga cyane w'umu-MC ukunze kugaragara cyane mu bitaramo bitandukanye ni Anita Pendo. Nibo bamwakiriye ku rubyiniro, nibo bamuhamagaye ku rubyiniro. The Ben Big Tiger abarahageze, yahageze byibura nka 3:28 cyangwa se na 25, hagati ya 28 nibwo yageze ku rubyiniro. Icyo twabasha kubasobanuriraho noneho kugira ngo ubyumve neza, kuko tuje kujyana muri iki gitaramo akantu kandi umunota ku wundi n'ibyagiye bikiranga kugira ngo ubashe gusobanukirwa. So igice cya mbere cyagaragayemo indirimbo ze nshya. Icyo gice cya mbere part 1 yagaragayemo izo ndirimbo nshya ya launching kuri album nshya yita Plenty Love, ndetse hazamo na collab cyangwa se aho yafatanije n'abahanzi batandukanye muri industry ya music mu Rwanda batandukanye. Bamwe twari twarabibagiwe, ntago bagaragaraga mu bitaramo bimwe na bimwe, hari hashize igihe kirekire badakandagira mu Rwanda, ariko kubera iki gitaramo cya Mugisha Benjamin cyangwa se aka Big Tiger baje iki gitaramo barakitabira. Bamwe turaje tubabwire abo aribo. So nuko icyo gice cya mbere cyari kigizwe n'izo ndirimbo nshya ziwe zigera hafi ku 8 yamuritse kuri album, ndetse n'izindi zitandukanye yagiye akorana n'abahanzi, iza kera, izungu, zigera ku ndirimbo 7 yakoranye n'abahanzi batandukanye b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. So nkuko twari tumaze kubibabwira rero ku 3:20 hagati ya 25 na 28 The Ben yarimo aritegura, ariko yatangiye kuririmba 3:28 mu kadomo nibwo yinjiye aririmba indirimbo ye yise Forever. Indirimbo ye Forever yaje ayiririmba, abafana bamwakira n'amatoci menshi y'amatelefone, bacana amatoroshi y'amatelefone bamwereka ko bamwakiriye, kuko nka MC Lucky yasabye abashinzwe gucana amatara yo muri BK Arena, abasaba kuzimya amatara, noneho asaba abafana gucana amatara y'amatoroshi y'amatelefone, kandi babikoze. Noneho The Ben yinjira hariho amatara y'amatoroshi, ariko ntabwo yamaze akanya gato abashinzwe gucana amatara muri BK Arena nabo bahise bacana. The Ben yinjira ku rubyiniro cyangwa se ruka ku rubyiniro n'indirimbo bita Forever. Yaririmbye nk'iminota nk'umunota umwe n'igice, ahita akurikiza iyo bita Control. Indirimbo noneho yakurikijeho niyo bita akunda kuririmba umwana w'igikondo, abantu benshi barabizi, ariko iyo ndirimbo bwite yitwa Fine Girl niyo yakurikijeho. Yaje ku mwanya wa 4, ku mwanya wa 5 azanaho indirimbo bita Pretty Girl yakoze mu minsi ya vuba ahangaha. Noneho ahita akora True Love, yahise performinga True Love. Ahanga kuri True Love noneho yageze emotion z'abafana, uburyo bamufashaga, bagenanaga nawe baririmba bamwishimiye abarebye. Noneho ariko icyo cyerekira mubira mu maso bya hatari The Ben Big Tiger noneho ahita afata umuswana yari afite yihanagura, cyangwa se agatambara yari afite yihanagura mu maso. Ariko abantu bahise, abafana batangiye kuvuga bati The Ben noneho dore bya bintu tuvuga, agiye kurira nk'uko asanzwe azwi ko ari umwana w'amarira cyangwa se akunda kurira. Gusa yabibonye yumva bamwe batangiye kuvuga ngo uramenye nturire, nawe ati mwihangane, ntabwo ndira rwose uyu munsi, ndabasezeranije ntabwo ndira, I promise you ntabwo uyu munsi ndira. The Ben yakomeje noneho ku ndirimbo ya 6 ngufite ku mutima, yafatanije n'umuhanzi Bushido cyangwa se Bushari aka Bushido. Ako kanya Bushari nawe yahise aza kuri stage, barafatanya rwose, abafana barazamuka ibicu barishima, bashimira The Ben, barakoma mu mashyi, bamanika, bacana amatoroshi bihambaye, bishimiye iyo ndirimbo ngufite ku mutima yafatanyije na Bushido, kuko n'ubundi yarari kuri stage na Bushido bari kuyiperforminga hamwe. Umwihariko wa The Ben muri iki gitaramo, indirimbo yaririmbaga afatanije n'umuntu uwo nguwo yabaga ahari, usibye bamwe na bamwe batari bahari, ariko
abari bahari yaririmbaga indirimbo ako kanya yamara gutanga indirimbo uwo bayifatanije agahita aza bakayifatanya, ukabona ni ibintu byiza bigatuma abafana noneho bishima. Noneho ku ndirimbo ya 8, umwanya wa 8 yaje aririmba Best Friend yafatanije na Bwiza, gusa Marirezuma cyangwa se amahirwe make Bwiza ntabwo yabashe kuhagaragara. Iyi ndirimbo ya performance yonyine, ariko abafana n'ubundi bakomeje baramufasha. The Ben noneho ageze kuri indirimbo ya 8 nibwo byabaye bisa nkaho indirimbo nshya yahise amera nk'uzishyiraho akadomo, noneho yinjira mu ndirimbo za kera, indirimbo zakunzwe n'abantu batandukanye, indirimbo zatumye aba Mugisha Benjamin aba The Ben kuko aba umuhanzi w'igitangaza, aba umuhanzi ukomeye mu Rwanda, aho yahise ku ndirimbo ya 9 noneho azamukana n'indirimbo bita Sinari Nkuzi. Ahangaha ni indirimbo yafatanije na Tom Close mu bihe bya mbere. Abakurikiye muzika nyarwanda barabizi, abakurikiye showbiz nyarwanda barabizi. Iyi ndirimbo Sinari Nkuzi yari indirimbo ikunzwe cyane icyo gihe. Abantu noneho bahise bamufasha, bararirimbana rwose. Tom Close nawe yahise yinjira, barayifatanya baririmba. Abantu byahise bigaragara ko abantu bakunda indirimbo za kera z'aba basore, cyangwa se indirimbo za kera zaririmbwe n'aba basore bakizamuka. Noneho hahise hakurikiraho indirimbo Kwicuma, yaje ku mwanya wa 10, Kwicuma Remix. Iyi Kwicuma Remix hari Kwicuma ya mbere ya Tuff Gang yaririmbwemo na Jay Polly, P-Fla, Green P, muri chorus harimo umuntu bita Rick. Iyo ndirimbo Kwicuma. Ariko ahangaha noneho iyi Kwicuma Remix yajemo P-Fla n'ubundi the same wo muri Tuff Gang, hazamo Green P wo muri Tuff Gang, hazamo na Fireman hano muri Kwicuma yafashe ibitero bya nyakwigendera Jay Polly, niwe Fireman niwe wabiririmbye. Noneho muri chorus The Ben we yaririmbye mu mwanya wa Rick. Mbibukije hano muri indirimbo Kwicuma Remix nyakwigendera Jay Polly yaririmbyemo ibice bibiri, yaririmbyemo ahantu habiri, yumvikanyemo ahantu habiri. Aho hose haririmbwemo n'umuntu bita Fireman. P-Fla aririmba mu mwanya we, Green P aririmba mu mwanya we, ariko The Ben aririmba chorus mu mwanya wa Rick. Okay, tukomeje noneho ku ndirimbo ya 11. Indirimbo ya 11 rero ni indirimbo y'agatangaza bita Inkuba. Fatwa nk'umwami w'ikirere mu murwa ndi nk'inkuba. Yafatanije iyi ndirimbo The Ben yayifatanije n'umuntu bita K8 Kavuyo. K8 Kavuyo nguyu ntabwo yaherukaga mu Rwanda, cyangwa se nubwo yazaga mu Rwanda yazaga yise mu bikorwa bye bitandukanye, bimwe na bimwe yaje gusura umuryango kuko aba muri Leta Zunze za Amerika, ariko ibintu by'ibitaramo ntabwo yabigaragaramo cyane. Ariko noneho The Ben niwe wamuhanguye, niba ariko nabyita, amugeze ku rubyiniro. K8 Kavuyo The Ben yamaze gushyira n'indirimbo yitwa Inkuba, noneho K8 Kavuyo bayifatanije abarahageze, noneho bararirimbye abafana barayibuka indirimbo, barabafasha, bishimira K8 Kavuyo, bishimira The Ben, bahise rwose bagaragaza ibyishimo by'izi ndirimbo za kera ko zari indirimbo bakunda. Noneho ku mwanya wa 12 hahise hazaho K8 Kavuyo, ntabwo yavuye ku rubyiniro, n'ubundi yakomeje introducinga indirimbo Ndi w'i Kigali. Noneho nanone iyi Ndi w'i Kigali The Ben arimo, Meddy arimo, ariko K8 Kavuyo yaintroducinze ayifatanya na The Ben Tiger B. Ubwo barayiririmba n'ubundi abafana niko bazamuka, morale yagendaga yiyongera, ibyishimo byagendaga byiyongera muri BK Arena. Noneho igitaramo gitangira gushyuha, gikomeza kuzamura imbaraga zacyo. Ku mwanya wa 13 noneho, ku mwanya wa 13 Otile Brown yahise yinjira urubyiniro. Otile Brown ni umuhanzi wo mu gihugu cya Kenya. Otile Brown murabizi afitanye indirimbo na The Ben bita Can't Get Enough, yafatanije na The Ben. Noneho uyu muhanzi yagiyeho rwose araririmba pe, yinjira urubyiniro yiyambariye costume z'umutuku, niba ariko nazita. Noneho inyuma hariyo igikoti cy'umutuku n'ubundi na rinete ziwe za danger, muramuzi ni umuntu w'umukapo. Yinjiye noneho abaririmbana indirimbo Can't
not enough n'ubundi abafana barayizi iyo ndirimbo babafashije uwo muhanzi noneho kubera kwishimira morale y'abafana uburyo abafana bamwakiriye murabizi ko afitanye indirimbo na Meddy Wita Dusma nawe yahise introducinga arayiririmba The Ben amuhereza umwanya muto iyo ndirimbo ayiririmbana n'abafana Otile Brown iyo ndirimbo ayiririmbana abafana n'ubundi barakomeza baramufasha The Ben yakomeje n'ubundi amasaha kari kugenda yicuma iminota nuko kugenda yicuma ahita kubitaho indirimbo afitanye na Kivumbi King My Name iyo ndirimbo bayita My Name nayo nishya ntabwo iramenyerwa cyane ariko ni indirimbo nshya bita My Name naho Kivumbi King nawe yahise yinjira ku byiniro tayari indirimbo bayikorana ari babiri barayiperforminga n'ubundi abafana kubera ko basanzwe harimo bakunda Kivumbi King uriya mwana muri iyi minsi nawe yigarura imitima y'abatari bake noneho indirimbo nayo bayifatanije n'abandi n'abafana karahava barabyina karahava ku mwanya wa 15 noneho mana yanjye ntababeshye bakunzi bazamuka TV ibintu byabaye nk'ibicika muri BK Arena imiriraka koko so big sound irazamuka morale irazamuka abafana noneho bamwe nawe batangira kwikura imyenda abandi ibyo bari bafite byose babishyira ku ruhande baratangira barabyina umuziki ku ndirimbo ya 15 noneho bita Sikosa iyi ndirimbo The Ben yayifatanije n'umuntu bita Element L na Kevin Kade The Ben yaintroducinze abo bahanzi bahita binjira ku rubyiniro Kevin Kade muramuzi imyambarire yiwe na Element L uburyo yiyambarira isengla yiwe y'umweru sometime none akayiteza mu pantaro muri cotton bariko nabyita baririmba Sikosa ababyinnye barabyina abafana barabyina noneho ibintu bitangira bikomeza kuzamuka biba byiza ni nako amasaha yagendaga yicuma ubwo byari bigeze mu masaha 4:28 cyase na 25 The Ben akiri ku rubyiniro abyina noneho baririmbye indirimbo irarangira ubwo Kevin Kade yahise yungamo arakomeza The Ben amuha umwanya Kevin Kade ahita hinjira ahita kubita indirimbo bita Munda indirimbo yiwe Munda ubwo ngubwo yabyinwe abarimo muri choreography ababyinnyi intore z'inyarwanda abanyarwanda intore nizo zaje ziramufasha indirimbo bayibyina neza kuko bayibyina neza bya gitore bayibyina mu buryo bwa kinyarwanda ariko byari ibintu bishimishije byashimishije abantu benshi bari bitabiriye igitaramo muri BK Arena bari bakubise buzuye Kevin Kade akimara gusoza indirimbo Munda hahise hajyaho Element Elena we hahise yinjiramo nanone yarari hafi agicungira hafi kugira ngo nawe abone umwanya ahita yinjiramo aririmba indirimbo Mirere iyi ndirimbo none abantu nabo bayikunze by the way Mirere ayibyinana n'abantu barayishimira babizi ko n'indirimbo yamamaye abantu bayishimiye bigaragarira amaso bigaragarira n'uburyo bagendaga bamufasha byageze ku masaha ya 4:28 nibwo Kevin Kade yavuye ku rubyiniro ari nabwo igitaramo cyashushe igice cya mbere cy'igitaramo cyabaye nk'igishyizweho akadomo MC Nakimanzi ndetse na MC Anita Pendo baragaruka ku rubyiniro bashyushya abafana babwira DJ ashyiramo umuziki muri make byari nko kuba yari nka warm up niba muzi iby'umupira w'amaguru habamo igice cya mbere hakaba muri igice cya kabiri mu gice cya mbere kirangiye abakinnyi bajya mu rwambariro bakajya kuruhuka bakajya kumva inama z'abatoza mbese bakiga technique zindi koko Mugisha Benjamin cyangwa se aka The Ben cyangwa se Tiger yagiye mu rwambariro bikamyite gutyo aragenda yiberayo umwanya munini ni nabwo aba MC batangiye bagaragaje abitabiriye igitaramo bashimira Olivier Nduhungire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ukunda koko ibitaramo ukunda imyidagaduro na utuma twishima Abdallah Minisitiri w'Umuco n'Urubyiruko nawe yarahari ndetse na Neri Minisitiri wa Siporo bose bari bahari none ibitangaje cyangwa se ikintu gitangaje muri iki gitaramo nuko harimo umuntu bita Bruce Melody ndetse na Coach Gaye Bruce Melody byagiye byumvikana cyane gushyamirana kwe na The Ben
bagiye bashyamirana cyane, ariko ubwabo ntabwo bashyamiranye ngo batongane. Byo gutongana hagati y'abafana babo nibo bagendaga bashondana, bamwe batongana, ariko bamwe bashyigikiye The Ben, abandi bashyigikiye Bruce Melody. Hajemo Team B na Team B, harimo Team B abiri, ya Bruce Melody n'iya The Ben. Ariko icyatangaje abantu cyangwa cyashimishije abantu nuko Bruce Melody iki gitaramo yakitabiriye, ndetse na Coach Gaël nawe arakitabira. Noneho igice cya kabiri cyagize gutya kiratangira saa 4:38. Saa 4:38 haciyemo iminota 10 yonyine, urumva ko ihwanye n'igice ihwanye n'ikiruhuko cyo muri football. Ikiruhuko cy'abakinnyi n'ubundi kigirwa n'iminota 15, ariko The Ben we mu ikiruhuko cye yakoresheje iminota 11. Noneho ubwo ngubwo saa 4:39 abaragarutse ku rubyiniro. Yagarutse ku rubyiniro aririmba indirimbo yo muri gospel yaririmbye icyo gihe. Noneho hari icyo ntari nababwiye ubwa mbere. Igice cya mbere yaririmbye yari yambaye imyenda y'umweru, noneho ibintu by'imbaza kuntu by'umweru, ariko n'imbere yari yambaye igipantaro kidabadaba, igipantaro kirekuye kuko kinini, ubona arimo aragenda agayagaye, ukabona n'uruntu rw'urugabo rwa nshiri runini cyane, agenda atambuka. Icyo nicyo yari yambaye. Noneho mu gice cya kabiri agaruka ku rubyiniro saa 4:39 aririmba iyo ndirimbo ya gospel. Yari imwe yaririmbye uwo mwami Imana ungirire neza. Murabizi abantu bazi bya gospel, ntago ngiye mbasha kuririmba iyo ndirimbo. Niyo yaje aririmba. Noneho yari yambaye igikoti kirekire gikora hasi ku birenge, yarimo aratambuka ameze nk'ugenda agikandagira mu kinini cyane. Urabizi bamwe abantu bakina mu mafilimi bakunda kubyambara, abantu b'abamafiya, amafiya akunda kwambara ibyo bikoti birebire bigera ku birenge. Nicyo yari yambaye ubwo yagarukaga ku rubyiniro. Noneho icyo gihe akimara kuririmba iyo ndirimbo yahise avuga inkomoko yayo, avuga ko ari indirimbo yanditse cyangwa se yatekereje ari kumwe n'umuntu bita Zizu Al Pacino. Icyo gihe bari mu modoka barimo baratembera mu mujyi wa Kigali. Hari ahantu bageze bashaka imodoka, bari bakoze impanuka, imodoka imwe yarabagonze, bashaka gukora impanuka ariko Imana irabatabara. Icyo gihe ahita batangira baririmba nani bahanga iyo ndirimbo. Ubwo yahise akurikizaho indirimbo ya kabiri, igice cya kabiri nyine nta cyadutanye, yafatanyije na Presence Priscilla, ariko uwo nguwo ntabwo yari ahari. Indirimbo yayirimbye ni indirimbo yakoze kera, ariko abantu n'ubundi bayakiriye neza, barayishimira. Ageze ku mwanya wa gatatu w'igice cya indirimbo ya gatatu mu gice cya kabiri yaririmbye indirimbo Naremeye. Iyi ndirimbo nayo yaririmbye mu masaha ya saa 4:50. Ako kanya Naremeye akimara kurangira gake yigenza make, nibwo iyi saa 4:58 abasore 4 bazanye agatambaro k'icyatsi kibisi. Noneho baragafata, umwe afata umutwe umwe, undi afata undi gutyo, agatambara barakadegaja gutya, baragatega, urabona barakarambura bahagaze bose. Ubwo ubita Prophete n'umuhanuzi nyine, niba ariko namwita ni bita Prophet Joshua. Noneho araza nk'uko abiruka mu bukwe bwa The Ben bw'abiri Convention Center. Uwo Prophet naho yigaragajemo, yaje n'ubundi akora agakoryo nk'ako yakoze, afata inoti za 5 z'inyarwanda amisha ashyira kuri ako gatambara, arazibara nyinshi cyane, ariko nyinshi zishoboka. Ubwo abarira kuri ako gatambara, arakuzura neza, aragafunika burundu. Noneho The Ben ubwe yabonye ko amafaranga amaze kuba menshi, aratangira ati Prophet sorry Joshua, nta kibazo birahagije, enough, urakoze cyane. Aramushimira ati ayo mafaranga arahagije, ariko Prophet arakomeza yashyiraho. Nyuma ageze aho ararangiza, The Ben avuga ati aya mafaranga urakoze kumpa amafaranga ngana gutya, iki gikorwa nkoreye nanjye ngiye kugira umfasha, ngiye kugira abo mfasha bababaye bayakeneye, nanjye nyabahereze mbafashe, kandi urakoze cyane. Noneho ku mwanya wa 4 Prophet ubwo yahise agenda. The Ben arakomeza ku mwanya wa 4 ahita kubita indirimbo bita Roho Yanjye.
roho yanjye niyo yahise akubitaho ku mwanya wa gatanu, ahita akubitaho indirimbo bita Habiba. Ni nako abafana bari kugenda bamufasha kuko izi ndirimbo abafana barazizi, izi ndirimbo zarakunzwe na n'ubu ziracyari mu mitima y'abafana. Habibi ku mwanya wa gatanu amaze kuyikubitaho yakubise indirimbo bita Ko Nahindutse ku mwanya wa gatandatu, niyo yarigezweho, barayiririmba barafatanya. Noneho ahita akubita indirimbo Wigenda, ohoya wigenda ndisigaruka ndaremerewe. Iyi ndirimbo noneho abantu bamufashije basi, abantu bayiririmbye, kuko ni indirimbo iyo ayiririmba agaragaza amarangamutima cyane, ukumva koko ni indirimbo iteye emotion, ubwo abantu bamufashije barayiririmba koko. So byakomeje bigeze saa 5:23, saa 5:23 nibwo yavuze ubuzima yanyuzemo, ukuntu we yavukiye muri Uganda, baba mu nzu y'icyumba na sara, ari abantu 6 muri iyo nzu, ubuzima bubi cyane, ariko aravuga ati nshimira Imana kuba ndi hano muri BK Arena, nkaba ndi kumwe n'abantu bangana gutya banyishimiye, kandi n'uburyo n'ubwamamara agezeho bwose arabyishimira, aravuga ati Imana warakoze. Nibwo yahise agira gutya, yari yasezeranije abantu ko atari burire pe, yakomezaga bivuga ntabwo ndi burire, ariko ageze aho ngaho akubita hasi amarira pe, ararira burundu. The Ben ararira, abantu baravuga bati dore ntabwo ajya yiburira, asanzwe arira, yarize arihanagura. Ageze aho ngaho abasanga bazavuga ati mumbabarire rwose bafana munyihanganire, buriya ni emotion ziba zimfashe, ni ibyishimo bimfashe, buriya iyo ubonye ibintu bikurenze bigushimishije cyane urarira, buriya kurira akenshi si agahinda. The Ben yakomeje akubitaho indirimbo ya 8 Inshuti Nyanshuti, arayiririmba agera ku ndirimbo ya 9 yafatanije no bita Liza Kamikazi, yo bita Rahira, nayo ariririmba koko, ariko abafana bari kugenda bamufasha. Ageze ku mwanya wa 10 aririmba indirimbo bise Ise Nibyo. Iyi ndirimbo yayirimbye akomeza aririmba, abafana n'ubundi barishima, bagenda bamufasha. Ahita aririmba Amaso ku maso pfumbate unyihoreze ibihe by'iteka by'inurabika nkumbuza ku munsi ninkubona yeye. Iyi ndirimbo yaririmbye rwose abantu baramufasha cyane rwose, ibigaragara ko indirimbo za kera abanyarwanda baracyazikunda pe. Buriya ugize gutyo ugakora nk'igitaramo kigizwe n'indirimbo za kera, ntushyiremo indirimbo z'ubu ngubu, icyozi cyo abanyarwanda nacyo bazishimira. Noneho yageze ku mwanya wa 12, ubwo ni muri mu gice cya kabiri, yahise indirimba Amahirwe ya Nyuma. Noneho nkubwiza ukuri ibyabaye si bwari ubwa nyuma, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu, oye aya. Iyi ndirimbo nayo yagezeho arayiririmba, abantu rwose barayimufasha, bararirimba bishimye. Niko kuko muri BK Arena ibintu byari bikomeje gukomeza bishyuha, abantu bumva koko ko barimo baratangira umwaka bishimye. Nyuma y'indirimbo ya 12 Amahirwe ya Nyuma, yahise aririmba indirimbo ya 13 bita Wayi. Iyi ndirimbo Wayi mwibuke ko yayifatanije na Gapfizi cyangwa se Simba cyangwa se Diamond Platnumz, uriya ni umuhanzi muri Tanzania, icyamamare muri Tanzania. Iyi ndirimbo yayirimbye naho abafana baramufasha. Indirimbo ya 14 yaje aririmba ni indirimbo bita I'm in Love. N'ubundi the same bakomezaga bamufasha nkuko batangiranye nawe, ni nabwo bakomezaga bashyuha, umuziki ugenda ubagera mu misokoro. So indirimbo ya 15 yagezeho ni bita Thank You, indirimbo yafatanije na Tom Close yayiririmbye. Nkuko mubyibuka n'ubundi baririmbanye indirimbo bita Sinari Nkuzi mu gice cya mbere, baririmbanye indirimbo bita Sinari Nkuzi bakoranye, ariko Tom Close nanone yagezaho agaruka ku ndirimbo bita Thank You. Noneho barayiririmba kuko bishima, kuko bavuga bati twishime, mwaka warangiye neza, aho tugeze ubu nonaha
impinduka bagize mu buzima bwabo zatumye baba abantu bakomeye, baririmbye indirimbo bashimira Imana ndetse n'abafana barabafasha, nk'uko abafana n'ubundi bari barangije umwaka wa 2024 bari mu mwaka wa 2025 bawutangiye, nabwo icyo gihe bishimanye baririmba indirimbo Thank You. Ni nako The Ben yavugaga ati kabisa iyi ni indirimbo y'uko umusozo, reka dusoreze ahangaha. Barasoza yewe barifotozanya, muri make igitaramo gishyirwaho akadomo kugira ngo kirangire. Ariko abafana bo rwose ntibari bari, muri make bumvaga bashaka gukomeza kubyina, bashaka gukomeza kuryoshya. Ni nako bakomeje noneho bakora bikorere, bamusabye baravuga bati rwose tubabarire. Ni nako bamusabaga ati Pamela, ariko marerezuma Pamela ntabwo yamushyize kuri stage ngo bamubone, ariko bamusabye baravuga bati rwose dufashe uduhe binkorere. Ni nako iyi binkorere yafatanyije n'umuhanzi Shiba Karungi. Abafana nyine bamugondoje, araza arayiririmba. Ni indirimbo ya 16, indirimbo ya 16 muri mite ya kabiri, reka byite gutyo, ari nayo ndirimbo yashyiriyeho akadomo muri iki gitaramo The New Year Groove and the Album Launch ya The Ben Tiger. Abashyira akadomo, arapfundikira neza, aba DJs baratangira bakubita imiziki yo gushyushya abafana ari nako bataha, bamwe bishimira umuziki. Ngayo nguko igitaramo cya The Ben uko cyagenze. Nizere ko bakunze Bazamuka TV ibyo mbashe kubabwira byose ni nako igitaramo cyagiye akantu, kandi nta kintu nsimbutse, byose nagerageje kubibabwira, keretse icyo ntabonye bitewe naho nari mpagaze, ariko nagerageje kubakurikiranira igitaramo cyose. So nababwira nti rero bakunze Bazamuka TV, gahunda ni yayindi, ni ugukora tukabaha ibintu bishimishe, tukabaha ibintu bitandukanye, ibintu mutabonye ahandi, ibintu by'umwimerere. Wecyo tugusaba rero muvandimwe, nshuti ya Zamuka TV, utarakora subscribe ni ukuri pe, turakwinginze dupfukamye. N'ubu ngubu bibonye ahantu turi nonaha turapfukamye, turimo turagusaba tukwinginze, tubabarire. Mu cyubahiro cyawe tukugomba tubisubiremo, ukore subscribe, nurangiza ukore like, urakanda kukazogera hariya, yewe unashyiraho comment uvuge ibyo tuzajya tugukorera, cyangwa se uvuge uti muhindura ahangaha cyangwa se mukore gutya kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Burya kubana no gufashanya, kubana no kugirana inama. So ukoze subscribe ni umusanzu wawe buriya waba uduhaye kugira ngo imbaraga zikomere. Tunabashimira noneho ejo bundi nabasabaga gukora subscribe kugira ngo twuzuze tuve ku cyangahe 1490 abasaba, ariko ubu tumaze kugera ku 1500 barengaho gatoya. Nabwiye ngo byibura uku kwezi kwa mbere mudufashe kuzarangira tufite 3000. Nukuri pe, mumfashe namwe mwifasha kugira ngo tubashe gukora, tugira imbaraga, tubagezeho ibintu bishimishije. Ari nako uvuga uti rero aho uri muri groupe, inshuti zawe, abo mugendana, ubasharinge ibiganiro bya Zamuka TV, nabo bakurikirane, bakore subscribe kugira ngo tubashe gukora umuryango ukomeye, umuryango uzagira n'ibindi bikorwa ukora nyuma yuko tubagezeho ibiganiro bitandukanye, amakuru atandukanye, noneho tugire n'ibindi bikorwa dukora. Zamuka TV ibe umuryango ukomeye, umuryango mugari. So nababwira nti rero mwakoze gukurikirana uko igitaramo cya The Ben cyagenze. Reka mbashimire, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ikomeze ibafashe mu byo mukora byose, ibashyiremo umugisha, ibashyiremo baraka, mutere imbere, mubone amafaranga, mugire ubuzima bwiza. Kandi ndabizi buriya iyo umuntu afite ubuzima bwiza, afite amafaranga, nizera ko icyo gihe aba yishimye. Imana ibafashe muri ibyo bintu, ibaha ubuzima bwiza, ibahe n'amafaranga. Ndibwira ko ibyishimo icyo gihe biraza. Buriya iyo ufite ubuzima bwiza, ufite n'amafaranga, icyo nzi cyo uba wishimye. Gusa nanone ibyishimo hari igihe ushobora kugira amafaranga menshi ariko ntiwishime. So navuga nti byibura ibahe ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu ni by'ingenzi: ubuzima bwiza, amafaranga, ndetse mwishime. Ciao ciao, nababwira nti
nakagaruka, mukomeze mugire ibyo byose mbifurije, Imana ibafashe mubigire. Murakoze cyane, bye.